Maramutse tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 baravuze ngo bazabikora. Baravuga ngo bazakora ishoka byose urasazwa bwa Kongo babuha amahoro. Baravuga ngo bazakoresha imbaraga zose bafite igice cy'urasazwa bwa Kongo kibonekemo ituze. Mama 23 yemeje ko buri kimwe cyose kizagenda neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mu byange cyangwa se mu byemere. M23 yavuze ko izatekanisha Kongo kandi bizarangira urasazwa bwa Kongo ubonetsemo amahoro ngo yamaze igihe kinini cyane yarabuze. Ibyo benshi bagiye bavuga yuko idashoboye, yihamye neza cyane ko ibishoboye kandi ihamye neza cyane ko izabigeraho uko byagenda kose, kandi ibyo bikongera kuzuza nanone imbaraga zayo cyangwa se kugaragaza icyo ishyize imbere, impamvu yo kurwana kwayo ndetse n'uburyo bwayo bw'imikorere. Ibyo yahamije kera kizakora, ikavuga yuko nkange bizakunda izabikora nta kabuza, kuko ngo izi mpamvu y'imirwano, izi mpamvu irwana, izi mpamvu ikora bitandukanye n'ibyo benshi bavuga cyangwa se bakunda kwivugisha. Yo ntabwo ari ko ibona neza ko byange bikunde uburasirazuba bwa Kongo buzatekana ku mbaraga zabo. None ibyo turimo kuvuga ngo ifite muri gahunda, ni nako kandi ku rugamba ikomeza guhangana bitoroshye, ikomeza gukora ibikorwa by'imirwano bikomeye cyane, ihangana na FARDC kimwe na Wazalendo. Ubu noneho ni muri Kivu y'Amajyaruguru tugiye kuvuga. Muri Kivu y'Amajyaruguru urugamba rukomeye cyane rwongeye kubura, imbaraga za gisirikare zirongeye zirakumbumutse cyangwa se zirongeye zitangiye gukoreshwa, cyane cyane ihangana rikomeye riratangira. Abarwana ngo nakabuza bagomba kurwana. Byagenze gute? Amakuru atangazwa yuko FARDC ndetse na Wazalendo batanye mu mitwe na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru mu nzira zigana Nyabyondo. Birangira FARDC ikoresheje nanone cyane uburyo bw'imirwanire bwo mu kirere, ikoresheje drone irasa mu birindiro za M23. Uko byagenze ndaje mbikubwire. Bitari ibyo gusa, ndakubwira ibyo muri Kipupu ho muri Kivu y'Amajyepfo, naho akomeje kuvugwa uburyo budasanzwe bwo kurwana, kandi bikomeje kugaragara neza cyane ko iyi ntambara cyangwa se iyi mirwano yo muri Kipupu yongeye kuri kuroza none tariki 29. Bikaba biri kuvugwa ko ibyabaye kuva tariki 28 bikomeje gutera kwibaza kwinshi hariya muri Kipupu. Ndakubwira buri kantu kose k'ibyavuzwe muri Kipupu ndetse n'ubwoba bwa bamwe b'abasirikare ndetse n'abasivile bafite nyuma ko FARDC na Wazalendo bagerageje kwisubiza aka gace karimo M23. Umunsi wa tariki 28 nyirizina ubaye umunsi udasanzwe ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, wari umunsi w'imyigaragambyo kwikarakaza muri Kongo mu bice bitandukanye, Masisi, Bukavu. Abaturage bamagana ibihano bifatirwa M23, banagaragaza ko bifuza gukomeza kugenzurwa na M23. Ngo M23 yabazaniye amahoro, bararyama bagasinzira, yabazaniye ubumwe, yabazaniye amazi meza, yabazaniye nanone kandi kugira icyerekezo. Muri make M23 yabazaniye ubuzima batari bafite ku butegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo ndetse n'ingabo za FARDC na Wazalendo zigenzura kano gace. Gusa ariko muri iyi myigaragambyo habonetse n'abarwanya cyangwa se bamagana M23 bari indirimbo zigaragaza ko batishimiye ko bagenzurwa na M23. Ndabigarukaho. Kongo yerekanye abakomando benshi ngo bo guhangamura M23 na MRDP twirwaneho uburyo buremereye cyane, bongeye ukaza ibintu muri Repubulika ya Kongo. Igaragaza ko amaze iminsi bahabwa imyitozo ya gisirikari, kandi imyitozo bahawe ari imyitozo y'imbaraga ishobora gutuma abasirikari ba FARDC bakora ibikorwa byiza cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ngo bakitwara neza cyane muri iyi mirwano, bagakomeza kugaragaza neza icyo bashoboye mu gihe cyose byaba bibaye ngombwa. Ibi navyo ndabigarukaho mu biri kuvugwa cyane cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atari ibyo gusa, yitwa Isaac Herzog, ni perezida w'igihugu cya Israel, yabonanye na Madame Therese Wagner Kayikwamba, maze baganira ku bijyanye n'ubufatanye bw'ibihugu zombi ndetse no gukomeza guteza imbere ibihugu zabo. Urukiko rukuru rwa Kongo rwemeje gupanga referendum vuba cyane bishoboka. Referendum ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Kongo, abari gushaka uburyo iri tegeko ryahindurwa maze Perezida Tshisekedi Tshilombo akongera kwemererwa kuyobora indi manda
nubwo ngo ari benshi bavyamagana, ari benshi bari kuvuga ko batabikeneye, ari benshi babirwanya bivuye inyuma, M23 nayo ikaba irimo bavyamagana. Congo iriteguye mu buryo bwose gutuma Tshisekedi Tshilombo abona indi manda yo gutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Reka byose nze mbigemo mere ruhande kubiri kuvuga byose ko bizakabaye nana kimwe shize inyuma, maze nge nawe tumenye ukuri ko byabaye none ndetse kugeza amagingo ya ibiri kuvugwa byose. Je Ndumungu wa Kamanzi u Rwanda ngo ikaze ngo tugane ku musozo. Ikaze kuri mwese. Ama nkuko byatangajwe kandi byongeye kuvugwa cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, reka duhere ku mirwano yabereye muri Masisi, agace k'ingenzi cyane bitewe n'ibikabarizwamo. Na gace kari strategique ku borozi, na gace k'ingenzi cyane ku bakora ibikorwa by'ubworozi, na gace k'ingenzi cyane ku bakora ibikorwa by'ubuhinzi. Masisi na karere gatuje, na karere gatekanye. Masisi na hantu umuntu agera ngakumva aratekanye ku buryo bwuzuye. Muri make ni lieu strategique cyane ku rwego rukomeye, na gace gafite umutungo mwinshi, na gace gakize, na gace buri wese yumva yabamo mu bakongomani, ndetse yewe usibye n'abakongomani n'abandi bose babona Congo mu bice bumva bishimiye cyane kubamo cyangwa se gutembereramo. Agace ka Masisi kaza mu myanya y'imbere bitewe na view yaho cyangwa se ukuntu hateye, bitewe n'uburyo hagaragara, bitewe na buri kimwe cyose kiri muri Masisi. Hagaragara nk'agace kifuzwe cyane kuri buri umwe, buri wese yakifuza kuba muri Masisi, niko bigaragara ndetse ni nako benshi babibona. Masisi usibye kuba ari lieu strategique cyangwa se agace k'ingenzi ku bikorwa by'iterambere, harimo n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kakaba agace k'ingenzi cyane ku bijyanye nanone n'ibikorwa by'ubukungu nko namaze kwivuga haruguru. Na gace kuri iyi nshuro kari guhanganisha FARDC ndetse na M23, na gace kari gutuma ibikorwa bitagenda neza. Muri make ntabwo bari kumvikana bitewe n'aka gace ka Masisi. Bitewe n'iki M23 ivuga neza ko aka gace kuba ikagenzura byonyine byongerera ubushobozi bwayo mu bikorwa, ndetse no kugaragaza ko yemeje kurinda abasivili b'inzirakarengane. Ari nako kandi M23 igaragaza neza cyane ko mu gihe igenzura aka gace ka Masisi, iyo inagenzura urusisiro rurimo umutungo kamere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, agace nyirizina karimo umutungo kamere ukenewe cyane muri Congo ku ibuye ry'agaciro rya Coltan, nk'ibuye ryifuzwa cyane muri kino gihe, atari kuri Congo gusa, atari kuri Wazalendo na FARDC bonyine, ahubwo bose barabizi neza ko iyi Coltan ikenewe cyane ku isi, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izemeye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kuko bazi neza yuko bazabona kuri iyi Coltan ya Congo bakagira uko nabo biteza imbere binyuze nyine mu gufatanya na Repubulika ya Congo, igihugu gitunze byinshi kuri aya mabuye y'agaciro. Rero aka ni agace k'ingenzi cyane gakomeje kuri koroza, na gace k'ingenzi cyane gakomeje kuvugisha benshi muri kino gihe. Byagenze gute imirwano yabaye ryari? Reka mbigemo. Umutekano wakomeje kuba mubi cyane kuva ku munsi wo ku wa 28 Nyakanga mu mujyi wa Nyabiondo, umurenge wa Osobanyungu, ni mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'igisasu cyatewe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Na gace karimo abasikari ba M23, position yawe nyirizina, batungwe n'urusasu ruturikiye indani muri bo, bagiye kumva bumva ibintu ngo cwa biraturitse. Kumbi ni drone yoherejwe na FARDC imanura bombe, imanura igisasu mu birindiro za M23,
birangira abarwanyi ba M23 basize ubuzima bitewe nuko FARDC yari yiteguye cyane cyane gukora igitero kuri iyi M23 ndetse no kuyihimuraho. Ibyongeye gutungurana cyane cyane muri kino gihe ihangana risa nk'irikomeje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kutumvikana kukaba gukomeje. Hanyuma nkuko bitangazwa nkuko amakuru aturuka kuri Actualité abivuga, indege ya gisirikare itajya pilote yagaragaye mu kirere hejuru ya Nyabyondo agana saa 2 za mu gitondo kuri uwo munsi ku isaha yo muri ako gace, mbere yo kujugunya ibisasu bibiri ku birindiro byari byigaruriwe n'inyeshyamba za M23 hafi ya Kiliziya Gatolika yo muri ako gace. Wibuke ibisa nyine nabikubwiye tariki 26 ndetse na tariki 27 yuko hari igikorwa FARDC irimo gutegura gukora kuri M23, ari ibyo dusanzwe tuzi ko ya M23 ikomeje position zabo. FARDC ikabona ko ku rugamba kuri tele Rwanda Force ingabo zo kubutaka itaraza kwigarura izo position bakoresha mu kirere bakatakamo M23, ari nawo muvuno naye M23 yize igikorera FARDC cyane cyane tubona muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC rero wereje drone kuri roze M23 hafi ya Nyabyondo kugira ngo bahagarike M23. Ni igikorwa cyari ngombwa cyane kuri iyi FARDC ndetse na Wazalendo kugira ngo inzira zigana ndani muri position za M23 zorohe cyane kuzigiramo kwa FARDC ndetse na Wazalendo. Ibisasu bikomeye byateje ubwoba mu baturage bituma benshi bahagarika ibyo bakoraga bashaka aho bahungira. Mu gihe cy'amasaha menshi ibikorwa by'imibereho myiza n'ubukungu byahungabanye cyane cyane muri ako gace, ari nako ubwoba bwakomezaga kuba bwinshi ku basivili bibaza ngo none se ubuzima buraza kugenda gute mu gihe ihangana nk'iryo ngiryo rikomeje kuba rikomeye cyane cyangwa se rikomeje kongera imbaraga muri iki cyerekezo, ari nako hakomeza kwikanga ko ibitero nk'ibingibi bishobora gukomeza maze gatera impfu nyinshi ndetse n'igihombo gikomeye kuri aba baturage batuye n'iberekezo. Kuri iki cyiciro nta mibare yemewe yerekeye abashobora gukomereka cyangwa se kwangirika kw'ibyagaragajwe nta byigeze bitangazwa. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yavuzwe ko kugera mu gace kagizweho ingaruka bibujijwe muri iki gihe, bikabuza isuzuma ry'ingaruka z'iyi ntambara. Muri make nta muntu wigenga ushobora kumenya amakuru y'ibyabereye muri position ya M23 ngo amenye imirambo yahaguye mu basirikari, bamenye ibisasu byaturikiye, bamenye imodoka zahangirikiye, ntawemerewe kuhagera. Gusa hari ibyo nge nawe twatekereza, ni position ya gisirikari. Reka tubare kuri position icumbikiye wenda batayo imwe y'abasirikari, nubwo akenshi position ari igihe ibirengeje abasirikari bangana na batayo bategezwe n'abasirikari 600. Gusa ko ari inyeshyamba za M23 atari abasirikari benshi, reka tufate batayo tigabanyemo kabiri tugira abasirikari wenda 300 bari biyemeje kwerekeza mu bice bitandukanye. Tubaze benshi ngareka tubari iryo jana uri gutekereza abasirikari 100 bari muri position imwe. Hanyuma tubare yuko muri abasirikari 100 byibura bafite ibikoresho 10 by'imbunda zidasanzwe byo kwifashishwa cyane. Buri unité yose y'abasirikari 10 ikaba ifite imbunda yihariye, ndavuga za mbunda ziterekwa ku mapine. Mvuze nyinshi ngareka tuvuge 3. Hanyuma kandi nanone bakagira pocket cyangwa se package irimo za drone zifashishwa cyane cyane mu butasi. Dore ko bafite drones nk'iyi ngiyi byibura 6. Mvuze nkeya katubari 10. Hanyuma kandi tuvuge yuko muri opposition nanone harimo ububiko bw'amasasu, ndavuga za boxes, hakabamo ndetse n'ububiko bw'imiti ndetse n'ibiribwa. Ibyo byose biba muri position ya gisirikare. Bisabikiriza uti yego ujunguza umutwe. Hanyuma ariko kandi nanone muri position nyine abarizwamo abasirikari twe twavuze mbere. Ngaho reba noneho abasirikari bari hamwe muri position n'ibyo bikoresho byose, maze igisasu giturika cyane kimwe bibiri bikinagwa muri iyo position maze bigaturikiramo rimwe, bituritse ibindi bisasu bisanzemo, iturika rigakomeza kwiyongera. Kabiri, byangiza ibyari biri muri ya position n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, imiribwa ndetse n'imiti biri muri ya position. Gatatu, byica bamwe mu basirikari, kane bikomeretsa bamwe muri abasirikari. Bivuze ngo izo ngaruka zose tuvuze aho ngaho biramutse bizabaye kuko igitero kikaba cyabaye mu buryo cyatangajwemo, nta ngaruka muri izo zose enye tuvuze nta nimwe yabura muri kino gihe cy'igitero. Muri make izo ngaruka zose ziterwa n'ibisasu zaba zatewe no kuraswa zaba zabaye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo ahari M23. Ibyo bikorwa byose byaba byahabaye. Muri make igihombo cyaba cyagaragaye ku basirikari ba M23, igihombo cyaba cyagaragaye mu bikoresho byabo, igihombo cyaba cyagaragaye muri buri kintu cyose kivugwa kuri terrain. Muri icyo gihe cyose cyaba cyagaragaye
kandi byongeye gutera igihombo gikomeye cy'imbaraga muri ubwo buryo. Ari nayo mpamvu nyine ivuga yuko ibikorwa nk'ibi ngibi bya gisirikari iyo bikozwe bakatungura position bakarasa bene ako kageni bica benshi bakangiza byinshi, ari nabyo makumyabiri na gatatu nayo ihagurukira none igahita irwana inkundura ishaka kwirengera. Hanyuma nk'uko bikomeza kuvugwa ariko rero muri kino gitero nyirizina, iki gisasu ngo kibaye mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu duce twinshi two mu gace ka Masisi, aho imirwano hagati ya FARDC n'inyeshyamba z'M23 ikomeje guteza umutekano muke ndetse no kwimura abaturage, cyane cyane inzira zituruka muri sheferi ya Bwito, ubwo ni mu gice cya ruguru uturuka mu gice cyerekeze Rutshuru, ariko by'umwihariko mu bwami bwa Ufamandu ndetse n'igice kigana muri Kashebere na Rushebere, ukagaruka none gato epfo uturuka mu gice kigana Rutoboho. Abasirikare baturukayo barasa kuri 23 mu nguni zitandukanye, kandi bose ngo target afite ni Masisi Centre, Nyabyondo ndetse na Rubaya. M23 we are ready, twiteguye guhangana namwe, uko muzaza niko tuzabakira. Ubwo nyine intambara iyo izakomeza. Dukomereje muri Kivu y'Epfo, muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo nuvuga ngo muri Sud Kivu munsi gato ya Uvira haravugwa nanone intambara itoroshe, nivuga munsi ya Uvira wumve, ndetse mu bice bitandukanye birimo na munsi gato ya Minembwe ubugana za Baraka. M23 ikomeje kugaragaza neza cyane ko ifite gahunda yo guhangana bitoroshye na FARDC ndetse no guhagarika FARDC mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo ibitero nyirizina bizarangizwe no kuba FARDC itagifite ubushobozi bwayo muri ziriya nguni. M23 igamya neza cyane ko yifuza kugenzura buri lokalite yose, yifuza kugenzura buri gace kose, muri make bifuza guhagarika abasirikari ba FARDC ndetse na Wazalendo. M23 ikavuga yuko ubwo bushobozi ibwibitseho kandi izi neza ko izabigeraho. Ibyo guhagarika FARDC na Wazalendo ibyo ngibyo ari utuntu twayo izabikora nta kabuza, kandi bizarangira abarwanyi ba FARDC babonye ko M23 ari ntavumera, batajya basubizwa inyuma kuri mirongo y'imbere ku rugamba. Iyo bari kurwana baratsinda, nuko urwana bagagira ku ntsinzi yabo. Icyo ngicyo ngo ni ikintu batagomba gutekerezwaho kabiri, ni ikintu gisanzwe kiri mu maraso yabo, nicyo bazobereye gukora. Tukivuga kuri ibyo bikorwa rero by'imirwano nyirizina muri iki cyerekezo cya Kipupu ugana muri Baraka, amakuru yemeza yuko M23 yari imaze iminsi itangaza ko ari igenzura Kipupu. Nizo njye nayo twarabyumvise. Gusa imirwano ikomeye imaze iminsi myinshi ihuza FARDC n'umutwe wa FC23 atirwa ku ruhande rwa Mwenga Kipupu muri Kivu y'Amajyepfo, yabaye imirwano y'imbaraga yateje ubwoba abaturage ndetse yongera ubwoba bwinshi. Nk'uko amakuru atukari muri aka gace bivuga, ihuriro rya M23 ryinjiye Ikipupu ku ya 24 Nyakanga, ryari kwagura ibikorwa zaryo rigera Ikiseke na ndetse n'agace ka Nabidi n'umusozi wa Norweba. Ku mugoroba wa 26 Nyakanga banatera ibitero bya drone, banatwikanga amazu midugudu myinshi. Abapfuye b'abaturage barahari ngo bataramenywa neza, kandi ngo abandi bavuye byabo. Rero M23 kuba yarafashe iyi midugudu yo ntabwo ari ikinyuma, yarayifashe nubwo bimwenda byo bayishinja byo kwica abasivile y'ibwaye igibihakana, kavuga ko itajya ihohotera abasivile b'inzakarengane. FARDC na Wazalendo baremeza yuko aka gace bongeye kugabamo igitero nanone tariki 26 bashaka tariki 26 bashaka kwiga. Hanyuma tariki 28 ku masaha ya mu gitondo bakomeza kugaba ibitero kuri aka gace kugira barebe ko bakakimbura M23, ariko biragorana nubwo urusaso rwavuze ku rwego rutangaje. Ariko agace kugeza ku masaha y'umugoroba ndetse n'igicuku kari kakigenzurwa na M23 twirwaneho bakunze gutazira RDF. Nkuko nubwo rero ikigo cya Mwenga gikomeje kugenzurwa n'ingabo za leta, centre nyine ya Mwenga, ihuriro rikomeje gufata ibice byegereye Mwenga birimo Kipupu. Iyi centre ikingira inzira yo kugera ku misozi miremire ya Itombwe, ukwiyongera kw'ingabo zitagira ingabo za M23 n'indege zitajya pilote ni kimwe mu bigize ukwiyongera kw'ibitero za buri munsi byagaragaye kuva muri Kamena. Bimwe muri byo bikaba ngo byarakozwe ngo n'ingabo z'u Rwanda, nk'uko amakuru yo muri Kongo yo avyizera, nubwo M23 baseka ikanabahima. Ngo mwebwe muraraswa natwe intare za Salamwe mwarangiza mukabyitira u Rwanda.
u Rwanda rubarashe sinzi mwamara kabiri. Imyigaragambyo yabereye i Goma, imyigaragambyo yabereye i Bukavu ku munsi wa tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi, aho abaturage bamaganaga imiryango mpuzamahanga yafatiye ibihano M23, bagaragaza ko bashyigikiye M23 ndetse ko uyu mutwe wabanye neza aribo bifuza ko ukomeza kubayobora. Mu magambo yabo n'amapankarite bari bafite, abaturage bagaragaje neza ko bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa ukomeje guhohotera ikiremwa muntu, ndetse bamagana n'ibikorwa byose bikomeje gukorwa n'imiryango mpuzamahanga ngo yirengagiza ukuri kw'ibiriho, birengagiza impamvu nyamukuru y'iyi ntambara. Bakagaragaza neza cyane ko hari igikorwa kiri kwirengagizwa M23 iri guharanira kugeraho, ndetse ko hari n'uburyo M23 bari kuyitiranya ndetse n'imitwe yitwara gisirikare ihonyura uburenganzira bwa muntu. Ibi ngibi bikavugwa neza cyane ko ari ibintu byo kwamaganira kure, byavuzwe inshuro nyinshi n'abashyigikira M23. Muri iyi myigaragambyo rero, abaturage benshi baturutse mu mijyi itandukanye irimo Goma, Bukavu ndetse n'abandi benshi bari bagaragaye muri iyo mijyi bafite ibyo byapa byo kwamagana imiryango mpuzamahanga yiyemeje gufatira ibihano M23 no kwerekana neza ko M23 ibyo bayishinja inshuro nyinshi biba ari ibinyoma, kuko M23 ngo ni umutwe ushakira icyiza abakongomani, ni umutwe wifuriza ineza abaturage bo muri Congo, bitandukanye nuko bawita ngo ni umutwe witwara gisirikari, umutwe w'iterabwoba, ibirego byinshi M23 bakunze kwishyiraho. Kuri ubu rero nanone kw'indi nshuro M23 yongeye gushinjwa, ariko irashinjwa nayo ubwayo igaragaza neza ko icyiza ni abaturage, ari amahoro n'umutekano byabuze leta ya Kinshasa yananiwe gutanga ku baturage. M23 yo igahamya neza cyane ko ibizanye, kandi bizaniye rubanda rumaze igihe kinini cyane runyotewe uwo mutekano, runyotewe ayo mahoro. Ari nabyo bagaragaza neza cyane ko bashyizeho imbaraga, cyangwa se bashyizemo imbaraga kugira ngo bikunde biboneke ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na M23 igaragaza ko ibyo ngibyo kugira bigerweho bisaba ko haba ubufatanye bukomeye cyane hagati y'abaturage ndetse n'uyu mutwe wa M23 ngo bakomeze gushimangira impamvu zabo. Rero muri iyi myigaragambyo Manzi Wiringarambe yagize ati, imihanda ya Goma yuzuye abaturage bavuga ibyo bavuga, uko gushishikarizwa kw'abaturage kugaragaza ko bababajwe n'ibyo benshi ubona nk'ibipimo bibiri bihoraho mu buryo umuryango mpuzamahanga ukemura ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo. Ati amakimbirane agizwe n'impande ziri, nyamara rumwe gusa ni rwo rukomeza gufatirwa ibihano, mu gihe urundi rutandukanye n'igenzura. Ubu buryo ntabwo ngo bushobora guteza imbere amahoro, bushobora ahubwo kongera amacakubiri no gukaza icyizere. Nyuma akomeza agira ati, niyaba uruhande rumwe rushobora kwemera ibiganiro, kuki hashyirwaho ibihano mu gihe cy'imishyikirano? Niba imishyikirano igamije kugera ku mwanzuro w'amahoro, ntibakagombye gushyigikirwa aho gucika intege. Amahoro arambye arasaba inzira yuzuye kandi ihamye ishyigikira ibiganiro ku mpande zose, aho kuba ingamba zishobora kubonwa nko kubagambanira cyangwa se nk'ubugambanyi, no kwibaza ibizava muri izo ngamba ngo bavuga ko zitemewe. Hanyuma M23 mu gukomeza kwayo igaragaza ibirimo gukorerwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibigaragaza nk'ibitemewe cyangwa se ibigaragaza nk'ibintu biteje akaga bitewe n'uburyo yibasirirwa. Uruhande rwa leta ya Kongo ho bari gutegura itsinda ry'abasoda, abasirikari b'inkorokoro bagomba kuzaza bakarwana na M23 mpaka bayishyize hasi. M23 mpaka bayitsinze niwo mugambi. FARDC ngo yarabyiyemeje kandi ni ngombwa kuzabigeraho. M23 igomba ngo gutsindwa n'iki gisirikare. N'abasirikare amaze iminsi bahabwa imyitozo n'abanya-Israel ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho biyemeje gukomeza gukorana ubutwari ndetse n'imbaraga mu guharanira ukwishyira ukizana kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kongera ubushobozi bwabo mu mirwano no guharanira neza cyane ko imbaraga z'abakongomani ari imbaraga zikize hamwe, kandi ko bose bunze ubumwe bagomba gukora ishoka byose bakarwana kandi bagatsinda.
abasirikari babarirwa mu bihumbi 3 bashoje amahugurwa mu gahunda yabo ni ugukaza umurego mu bikorwa bya gisirikare muri Burasirazuba bwa Congo, aho byitezwe ko Tshisekedi Tshilombo agomba guhita abatuma kugira ngo bajye kugarurayo amahoro ndetse n'ituze muri kino gihe ibitero bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri kino gihe intambara ikomeje kuvuza ubuhuha muri kino gihugu, ni ngombwa rero ngo kwita cyane cyane kuri ubu butumwa cyangwa se ni ngombwa cyane kwita kuri uyu musada ukenewe guhabwa FARDC. Niyo mpamvu bemeje kuzana abandi basirikare bashya ba FARDC ngo bakore ibitero bidasanzwe, ibitero bitaziguye byo guhangana na M23 ndetse no gukomeza gukora ibitero simusiga kuri uyu mutwe wa M23. Hanyuma izo ngabo reka tuzive tujye ku ruhande rwa Israel na Repubulika ya Congo. Wa mbere tariki 27 Nyakanga 2026 Yerusalemu, mu rwego rw'uruzinduko rwe rw'akazi muri leta ya Israel, nyakubahwa Madamu Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Abanyamahanga wa Congo, yakiriwe mu ruhame na nyakubahwa Bwana Isaac Herzog, perezida w'igihugu cya Israel. Nk'uko bigarukwaho, ibiganiro zibanze ku gushimangira umubano mwiza n'ubufatanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, leta ya Israel ndetse no kuba ibibazo by'ingenzi by'akarere n'amahanga bahuriyeho bagomba gufatanya kugira ngo barebe uburyo bazabikemura. Herzog na Kayikwamba baje kongera kubiganiraho. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se Minisitiri w'Abanyamahanga yavuze ku buryo bw'umwihariko ku kibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Congo Kinshasa, yongera kwemeza ko guverinoma ya Congo yemeje kugarura amahoro arambye hashingiwe ku kubaha ubusugire n'ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Congo kugira ngo byose bigende neza ko na Congo itabangamira. Inama mu rwego rwo hejuru ihamye ubushake bw'ibihugu zombi guhuriza hamwe ubufatanye no gushimangira ibiganiro za politiki bijyanye n'icyerekezo cya Perezida Tshisekedi Tshilombo, nabyo byagejeje Therese Kayikwamba muri Israel kugira ngo akomeze kunoza uwo mugambi Tshisekedi Tshilombo ashyizemo umutima, ari umugambi ngo gushaka amahoro binyuze mu bikorwa byose bishoboka, yewe n'ingamba za diplomasi kugira ngo umutekano uboneke muri Congo. Bikaba ari ngombwa kwishyura cyangwa se gukoresha uburyo bukomeye nko guharanira amahoro mu buryo burambye, ariko kandi nanone Congo igakomeza gukorana n'ibindi bihugu mu buryo bwa diplomasi nko kugaragaza impamvu bakomeze ibikorwa zo kugaba ibitero kuri M23 niba yanze kwemera ngo ibiganiro bivugwa gusa, ariko M23 ikavuga yuko Congo ubwayo ariyo yanga ahubwo iki biganiro biteganya, ariyo yanga gushyira mu bikorwa gahunda za diplomasi zose, ahubwo igakomeza kwifashisha imbunda ndetse n'ibikorwa bya gisirikare nk'ari cyo gisubizo cy'aya makimbirane. Ibyo M23 ivuga yuko ari ibintu bigoye cyane ko byazakemura kino kibazo, ahubwo ikabibona nk'ibintu ahubwo bishobora kuzatera ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuruta uko akitegwa igisubizo cya nyacyo kuri aya makimbirane mu buryo bwuzuye. Ikivuga kuri ibyo ngibyo rero, andi makuru nyirizina ari kuvugwa ni umwanzuro utegerejwe cyane kwazaza h'inzira ya referendum. Urukiko rw'itegeko nshinga ruzafata icyemezo ku wa kabiri, rwarafata icyemezo kuri wa kabiri ushize ku bijyanye n'itegeko rishyiraho ibisabwa mu gutegura referendum izakurikizwa. N'umwanzuro ushobora gutanga inzira cyangwa se ukabangamira gahunda iyo ari yo yose kugisha inama abaturage yashingiwe kuri iyi nyandiko. Bivuze neza yuko ngo iyi referendum ishobora kuzaba cyangwa se ntibe gusa, ariko ngo amahirwe menshi ni uko uru rukiko rugomba kwemeza iby'ikamarampaka igomba kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo harebwe niba Tshisekedi Tshilombo yongera guhabwa indi manda yo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Congo abyemerewe n'itegeko nshinga ry'iki gihugu cya Congo. Gusa benshi bakavuga yuko ubu buryo bushobora kuzazanamo akantu katari keza, ko bishobora kuzatuma abanyapolitike benshi nk'uko bagiye babigaragaza bongera guhaguruka bagatanga ibikorwa byo kwigaragambya bamagana FARDC, bamagana Tshisekedi, bamagana ubutegetsi bwa Congo, bavuga yuko ubutegetsi bwa Congo ibintu burimo gukora atari ibintu byiza kandi atari ibintu bikwiriye. Ibyo rero bikaza gutera ikindi kibazo gikomeye cyane ku rwego ruhambaye. Ngaho rero ibi byose biri kuvugwa mu gihe amahoro n'umutekano abakongomani babinyotewe by'igihe kirekire. Gusa nkibaza nawe nkakubaza, ubona bizagenda gute kugira Congo ibone amahoro n'umutekano birambuye cyangwa se birambye? Azakoreshwa izihe mbaraga kugira ngo ibyo bigerweho? Mbwira uko ubyumva muri comment, kandi ugubwe neza uyu munsi wose mu byo ukora, uhahe kandi uronke nibyo mwifuriza.
ngaho rero amahoro.